ariko rwose imisoro amahoro hari igihe Imana ibareba ikavuga iti kabisa nanjye nararumbije. Ese murashaka ko tugira viziyo hanyuma igakuraho imperuka y'isi? Niko muragira ngo mu iterambere tuzagira hazaburaho rya jambo rivuga ngo hazabaho ibihe birushya? Kuki duhura n'ibihe birushya mukabyegeka ku mwana w'umuntu? Kuki duhura n'iminsi yavuzwe n'Umwami, iminsi y'imperuka yavuzwe n'Imana idusohoraho tukabyegeka ku bana baba? Uzafata wowe umuntu umushyira ibintu wagashyiriye Imana, ubona umuntu yagira imbaraga nk'iz'Imana? Ni naryo kosa rero abantu bagira. Hari ibintu baka Umwami bakabyaka n'Umwami Imana, kandi Umwami agira ibyo ashoboye, Umwami Imana we agashobora byose. Ariko rwose iki gihugu kiraturushya, kiratugora, kiduteje umutwe. Umva, nta gihugu kiturushya, nta gihugu kitugoye, nta buyobozi buturuhije rafiki yangu. Mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Ibyo Imana ikwiye gukora ni ikwiye kubikora, ariko natwe ibyo dukwiye gukora tugomba kubikora. Tugira akajagari rero. Ibintu bikwiye gukorwa n'Imana twabishyiriye abantu, buryo niyo mpamvu bitarakorwa. Uzi nufata ibintu Imana yagakoze ukabiha abantu, uzarinda upfa bidakozwe, n'ibinakorwa byongere bigira ingaruka, bizemo ambutiyaje, kuko wabijyanye aho bitagomba kujya. Uzabanze noneho uhindura abana bawe, ntibakunaniye. Hanyuma urabona igihugu ari cyo cyahindura ibintu byose uko mubishaka ako kanya. Pole ndiyo mwendo. Ndabashuhuje mwebwe mwese abakurikiranye Mama Charlene official. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nizere ko mumeze neza kandi ubuntu bw'Imana bukomeje kubana namwe. Ndabashuhuje mwebwe abo mu byiciro byose bitandukanye, abankurikiranira mu Rwanda, abankurikiranira mu mahanga ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Ndabashuhuje rero mwebwe abashinzwe umutekano, kandi abashinzwe umutekano wo mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ndabashuhuje. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi ikomeze kubana namwe. Muri abantu twubaha cyane, namwe abaganga ho muri mukomere, ndabizi ko mugenda mudukurikirana, n'abarimu ndetse n'abantu bakora akazi gatandukanye, abari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga. Dukomeje rero kugubwa neza mu ijambo ry'Imana no mu mpuguro zitandukanye, dukomeje kwibanda mu mpuguro. Nagira ngo mbabwire ngo burya ijambo ry'Imana rifite aho rikenewe, ariko n'impuguro zifite aho zikenewe. Burya Imana yiguhaye akazi nta nubwo iza ngo ikwigishe uko ukwiye kugakora. Nimba iguhaye ko gukoropa, ntabwo ari izafata izafata rakrete. Nimba iguhaye akazi, ntabwo ari yo izazana imyitwarire myiza kuri wowe. Wowe niwe ugomba kwitwara neza ku kazi Imana yaguhaye. Bishatse kuvuga ngo hari uruhande rw'ijambo, hakaba n'uruhande rw'impugure kugira ngo zuzuzanye n'ijambo ry'Imana. Hari abantu rero baheze mu gusenga gusa, bagira ngo amasengesho yonyine azakora byose. Amasengesho hari ahantu agarukira, ibindi tukagira gute tukabikora. Hari ibyo dukwiye gukora, hari n'iby'Imana ikwiye gukora. Iby'Imana ikwiye gukora ni ikwiye kubikora, ariko natwe ibyo dukwiye gukora tugomba kubikora. Nimba ubwiye Imana uti Mana mpa akazi, Imana ikakaguha, kugira ngo uzaramire muri ka kazi ntabwo uzaharama kubw'amasengesho yonyine, uzaharama no kwitwara neza muri ka kazi. Kuko nukageramo ugasubiza inyuma ibikorwa byabo ukabahombya, bazakwirukana, wenda uzasengere. Kandi ikindi, nta nubwo Imana yagushyigikira ngo abantu bakomeze bagubwe nabi, ahubwo Imana igushyigikira mu bintu byiza. Nimba uvuze ngo Imana indinde kurwara, nawe hari ibintu bitera indwara wiyiziye, ubu ukwiye kugira gute kwirinda ku giti cyawe. Ubu se koko Imana naho yakurinda indwara, yakurinda indwara ituruka kutanywa amazi kandi uyafite? Ikurinda indwara, ariko icyo gihe ukanywa iki? Ukanywa amazi, kugira ngo ya ndwara ituruka mu kutanywa amazi uyirwanye. Ariko yazanwa n'abadayimoni, Imana ikakurengera. Tujye tugira ubwenge rero, tumenye ibintu Imana ikwiye gukora n'ibyo dukwiye kugira gute gukora. Tujye tumenya ibintu Imana ikwiye kudukemurira n'ibyo abantu bakwiye kudukemurira. Kandi nanone tumenye ngo hari ibintu Imana abantu bakwiye gukemura, Imana itakwiye kudukemurira. Kandi burya ibintu nabonye nuko nabonye ko ibintu bikorwa n'abantu Imana ikunda kubibarekera.
burya niyo mpamvu uzabwira Imana ngo Mana ngo ndwaye malaria ngo mvura ihita ikubwira iti genda bajya kugwa kwa ritemu, nuguma mu rugo upfe baguhambi. Kubera iki? Hari ibintu abantu bashoboye, hari umutekano polisi kwe kuducungira, ibyo Imana ntiyabyinjiramo sibye kubafasha. Ariko hari n'undi mutekano uturuka kuri nyakubahwa. Niyo mpamvu rero ntuzavuge ngo ibintu byose Imana izabikora. Hari ibintu Imana ikora, hari n'ibintu iha abantu bakabikora. Tugira akajagari rero, ibintu bikwiye gukorwa n'Imana twabishyiriye abantu, burya niyo mpamvu bitarakorwa. Reka mbabwire kandi Imana ibaha ubwenge. Ibintu bikwiye gukorwa n'Imana twabihaye abantu. Uzi nufata ibintu Imana yagakoze ukabiha abantu, uzarinda upfa bidakozwe, n'ibinakorwa byongere bigira ingaruka, bizemo ambutiyaje kuko wabijyanye aho bitagomba kujya. Kimwe nuko ibintu bigomba gukorwa n'abantu utakwiye kubijyana akanyariro na kizabonwa cyangwa ngo bishyire Imana. Abantu se bamaze iki? Imana yashyizeho inzego zose, mujye munabubaha. Ishyiraho iz'umutekano, ishyiraho iz'ubuvugizi, ishyiraho iz'ikibura. Ziriya nzego zikora ibintu bigomba gukorwa nabo. Akajagari rero abantu bagira, ntago bajya bamenya ibibazo bafite uwo bakwiye kubishyira. Uzafata wowe umuntu umushyira ibintu wagashyiriye Imana, ubona umuntu yagira imbaraga nk'iz'Imana? Ni naryo kosa rero abantu bagira. Hari ibintu baka umwami bakabyaka n'umwami Imana, kandi umwami agira ibyo ashoboye, umwami Imana we agashobora byose. Burya n'igihe muzarenganya umwami, Imana ibibahore, kubera ko Imana nayo irabizi ko umwana w'umuntu hari ahantu atajya arenga. Rero uzahera muri ayo ngo ntibashubije, ngo abayobozi ntibamfashije, ngo baransuzuguye, ngo ubuyobozi bw'ubu, uzayatamo, uzarindagira ukabakabe ku manywa. Imana ijye kubona iti iriya ndindagizi irinda ijyana hariya yaje hano. Amen. Izi mpuguro rero nizo nzajya mbaha, ntiriwe nkoresha na Bibiliya. Ubu mba ndi gusubira mu byo nigishije. Tumenye ibyo dushyira umwami, tumenye n'ibyo dushyira umwami Imana. Ibyo twakatse Imana tukabijyana mu mudugudu. Ariko reka mbabwire, tujye duha n'abantu agahenge. Wowe iwawe mu rugo nimba warananiwe guhaza abana wabyaye, bamwe ukababwira ngo jya kwiga, undi ati buretse mukuru wawe arangize. Kuki wumva ko igihugu gishobora gushobora byose cyangwa kikabishoborera rimwe? Yego bazashobora byose ariko ntibazabishoborera rimwe. Ariko rwose hari igihe Imana ibareba ikavuga iti kabisa nanjye nararumbije. Ese murashaka ko tugira viziyo hanyuma igakuraho imperuka y'isi? Niko muragira ngo mu iterambere tuzagira hazaburaho rya jambo rivuga ngo hazabaho ibihe birushya? Kuki duhura n'ibihe birushya mukabyegeka ku mwana w'umuntu? Kuki duhura n'iminsi yavuzwe n'umwami, iminsi y'imperuka yavuzwe n'Imana idusohoraho, tukabyegeka ku bana baba? Ariko rwose iki gihugu kiraturushya, kiratugora, kiduteje umutwe. Umva, nta gihugu kiturushya, nta gihugu kitugoye, nta buyobozi buturuhije rafiki yangu. Mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Uzabanze noneho uhindura abana bawe, ntibakunaniye. Hanyuma urabona igihugu ari cyo cyahindura ibintu byose uko mubishaka ako kanya. Pole pole ndiyo mwendo. Muramubita nimumubite nikomba ndi kubyumva. Bane tugirire neza. Imana nidutabare tumenye ibihe tugezemo. Umuntu araburara ati leta ni ingome, umuntu yabwirirwa atari rwose, umuntu yahomba turakabije, umuntu maze iminsi njyana n'abamotari ngo dore ba bantu sha, dore ba bantu ngabari bwira ni polisi babavuze ati we none ndakwepera he? Ntabwo se mota urinda ukwepa wajye wishyura. Ikintu cyose kigira igitambo.
wagiye wishyura ariko rega nta muntu wabishobora tamwakoje amota uzajya ugenda kuri kaburimbo tubatse koko mbabarira umbwire maze ugende ninjoro utwaye abagenzi amatara gucaniye hanyuma wifu nibajya kukwishyuza umusoro ukambye impanga ibyo bintu ntibishoboka narababwiye ngo imisoro yubaka igihugu amatura akubaka itorero yes iterambere ryaraje twishimye ryaturutse he ni mu misoro ni muyitange rero ariko mureke ahubwo imana izajya ibacakira reka mbabwire mwanga gutanga icya 10 n'amaturo kuko Imana nta polisi igira mu nsengero reka nkubwire nutana yatanga mu rusengero uzayatanga mu muhanda cyo kwirwa mwinuba ngo batwandikiye ngo miliyoni bari babandikira se wagera kutanga n'ingwate y'icya 10 Imana ikoroshya ibibazo erega burya nayo barakorana ubu buyobozi bwose burakorana ubwo umwami n'ubwo umwami Imana burahari n'ukuntu bajya bakorana inama mu buryo utabimenye ayo wakoreye yose yahekenye nta fubyo ugirira neza nta bapfakazo ugirira neza miru niyo ryakuvuyemo uriha inkumi hanyuma Imana ikorohereze mu muhanda ngo yose uyakorere barakubeshye igucikise mwari muzi ko hari ibintu dukorera Imana igashyiramo imiyaga hari n'imyitwarire tugira ikavuga itaho mbatagenda hasi kuko nubundi ayo mutazajyana mu rusengero muzayatanga no mu muhanda hari ibintu bundi bigomba kubaho gutese ayo ukoreye yose ugenda ugura ikibanza ayo ukore muri iyi si ako mwibagiwe ko turi mu iduniya buri kintu cyose nitumenya hano gikemurirwa ubuzi ko mu minsi mike abantu bazaba babaye abasazi baziyongera kubera iki iyi si ifite ibibazo byinshi bikomeye umuntu arayora ibibazo by'umugore we akabijyana ngo ni mudugudu umuntu akayora ibibazo by'umugabo we ati ni polisi yabiteye umuntu akayora ibibazo by'ubuzima ati ni iki gihugu kibintera umuntu akayora ibibazo by'imibereho ngo ni imisoro myinshi batwaka ndi imbere y'Uwiteka nimuze tumenye iminsi tugezemo n'ibihe tugezemo tumenye ko hari umusada uturuka ku Uwiteka dukeneye Imana idukiriremo imiyaga ariko ubuzi ko Imana hari ukuntu ishobora kumena ibifaranga muri iki gihugu ikabimena bikaba byinshi hakagira ibibazo bigenda bikemuka mu gihugu n'imisoro disi kagabanuka ubwo sugira ngo bakwaka imisoro mike kandi igihugu gifite ibintu byinshi gikeneye kandi ibyo gikeneye abana bawe ni inyungu z'abana bawe ni inyungu z'umuryango wawe ni inyungu zawe ku giti cyawe ari twabihaririyeho ejo bundi ubundi nimureke mbabwire ntago njya mbogama mu buzima bwanjye nkoresha ukuri uko kubatse sinzi umumotari yarambwiye ngo ibintu ari ngo ibintu biri gukorwa ngo we nta nyungu bimufitiye uko biri kose mpita mbona ko utakandagiye no mu wa mbere kuvuga ngo ibintu bikorwa mu gihugu nta nyungu bigufitiye ejo uzashaka umugore ukabyara nutunguka abana bawe bazunguka nimba nta abana batazunguka abuzukuru wawe bazunguka ntimureba ibintu byose dukora nitwe tuzabiryaho ubundi se ni ngombwa ngo kire mu gifu cyanjye igifu cya Charlene kirahari icya Fisi kirahari icya Ivani kirahari icya Irakiza kirahari ibifu by'abana banjye 5 kandi abana banjye 5 nabo bafite abazabakomokaho ntimukarebe ibintu birangirira hafi uziko ibi bintu mamuvuga ngo muri gutanga imisoro uziko iyi misoro izubaka nabuzukuru banyu bakazavukira mu gihugu cyiza kimeze neza ubwo surumva woba warebye ibyeje bundi ugakubira no kunzara ufite no ku mibabaro ntago imibabaro yose ituruka ku buyobozi hari n'ibintu Imana iba yadimbyemo ubundi urayisenga ntago uzi ibintu Uwiteka yigeze akorera Abisiraheli Uwiteka rimwe Abisiraheli baramugoye baramurushya baravuga ngo ibintu byo kwirirwa ngo Imana yavuze iti ntago twabivamo barangije babwira umugaragu w'Uwiteka ngo natwe turashaka kumera nk'andi mahanga abana dukeneye umwami natwe twisanzure Imana ibwira umukozi wayo tumva si we basuzuguye ni ngewe bareka uwo mwami nzamubaha ariko nimara kumubaha ni umwami witwa Sawuli Imana yahise ihitamo
uwo mwami naza ku ngoma akima akayobora abisiraheli, ikintu muzamubonaho, azajya afata abakobwa banyu beza b'indobanure abagira abagore, afata abagore banyu b'ibishongore abagira abagore be, azajya agenda mu nka mworoye arebe za zindi sha zimwe zikamwa zimwe zibiduhagire azigirize. Muzajya muhinga najya mu mirima arebe ibishishe neza ajyana ibishishe basigira iminyagara. Yari umwami se ko ari ikiboko Imana yari bahaye? Urwo ni urugero natangaga. Ariko nimureke mbabwire, hari ikintu dukwiye kumenya ndetse tugasobanukirwa. Hari ukuntu abami bajya bahura kandi bagakorana bagahana inuza amakuru. Imana ikavuga, ubu Imana hari umurongo igishyiraho ku gihugu, hari Imana ibikoze kavuga iti ngewe ntanze uyu murongo mu gihugu cy'u Rwanda, ikawutanga kandi abami abatware bakawugenderaho. Hanyuma rero mukicara mwinubira abantu kandi ari ukuboko kwisumba byose kuri kumwe nabo, ngo ntibakorana n'Imana, baragushutse bakorana n'inama. Imana ibana n'abantu bayo, Imana ibana n'abasinzi n'abasambanyi, se uwo itabana nawe ninde? Ibana nabo mu buryo bwayo bw'ubumana. Barokore, nimuhuguke mugire ubwenge kandi nimuhuguke mumenye aho isi igeze. Mukura amaso ku bantu muyahanga Imana. Ubu ngubu aho abapagani baronkera, namwe niho mushaka kujya kuronkera. Satani yababwiye ko mudateze kunguka mu gihe cyose mutarabeshya. Satani yababwiye ko imisoro ari myinshi, mugomba kujya mucuruza forode. Curuza forode. Abacuruza forode se ntuzi bibabaho muroko? Ntago bizi. Imana sizagushyiramo imiyaga ngo kuko uri umurokore uzajya muri gereza kubwiti wabaye ibandi ryari. Imana nikorana n'amabandi. Nugera muri gereza rero batangire ngo Satani yadusabye, ibasaba iki? Sundi Satani kukibasaba kukimwemera kwitanga. Nimuze duhaguruke turi mu minsi y'imperuka. Kuki mushaka ko ibintu byose bimera neza? Mwibuke ko turi mu minsi y'imperuka. Dushyira imbaraga mu gusenga, dushyira imbaraga mu kubaha Imana, hanyuma duhamagara yera idushyiriremo imiyaga. Ariko ikibazo kiravuka mwese amaso mukayahanga umuntu. Hagira agakoma umuntu, kuko rero muzi ko ari umwana w'umuntu ubikora. Mutazi ko Imana hari ibintu igira mu ruhare. Muzahora mu bukene no mu byago, muzahora mu bibazo n'ibigeragezo, ariko umunsi mwamenye ngo umuntu yakoze ariko hari ahantu hakeneye Imana. Tujye gusenga. Bibiliya ivuga iki? Ngo musengere abami n'abatware, ngo kugira ngo tube mu gihugu tuguwe neza. Erega mujye mwibuka ko ibirayi Imana itubwira tuzarya tuzabirira mu gihugu. Abahungu n'abakobwa Imana yatubwiye tuzababonera mu gihugu. Icyubahiro Imana yambwiye se sinakiboneye mu gihugu. Musabira abami n'abatware. Ibyo kwigira abantu b'ibyigenge, mwirwa mwitotomba mwinuba, musenga amasengesho y'ubugome n'ubuntu mubi. Ibyo gusenga amasengesho y'ubugome se usengera igihugu, vuga ngo babyita gutema igiti kandi ukicayeho, iyo kiguye nawe witura hasi. Twige gutakira Uwiteka, tumubwire ngo hejuru y'umwami uri umwami Imana. Uzi ko kera hari inama zajyaga zikorwa, Imana ikatubwira ngo musenge mu itorero, ikatubwira ngo hari inama zigiye gukorwa, nimusengera itorero kugira ngo batanzure ibintu bibi. Twohereza imbaraga z'Imana bana n'abayobozi, ariko kugira ngo dusengere abakozi b'Imana, dusengere abantu turabasenya tukabasabira nabi. Ariko burya nta makuru ufite umuyobozi wabayeho nabi, nawe ntago wabaho neza uri umuyoborwa, nuko nta makuru mufite. Uzi umwami yishimye, umwami yo yishimye, haleluya, umutwara akishima, burya n'ibisonga bye bigira guterata birishima. Bakristo nimuze twongere twibuke inshingano zacu. Ntago ibintu byose bikorwa n'amasengesho, kandi ibintu byose ntibikorwa n'amafaranga, kandi ibintu byose ntibikorwa n'ubwenge. Buri kintu cyose kigira aho gikora.
nimba ngewe nkubitanye n'ibihe bikomeye kandi bintungure mbigenze gute? ariko abana nibananira mbigereke ku gihugu, umugabo nananira mbigereke ku gihugu, nimburara mbigereke ku gihugu, abantu nibantuka mbigereke ku gihugu. Mureke mbabwire, ariko ubundi Imana izakora iki ko mbona ibintu byose twabihaye abantu? Ibintu byose ko twabihaye abantu. Ese ntimuzi ko Imana ikorera mu bwenge bw'abanyabwenge? Ntimuzi ko Imana ikorera mu buhanga bw'abahanga? Ntimuzi ko twasabye Imana hari ibintu byahindurwa n'isengesho ryonyine? Wari uzi ko umunyamasengesho ariko ashobora kuyobora, hagategeka kanzura agasaba ibyiza? Ariko twebwe impamvu Imana ikatanabiduha, dusaba nabi. Uzi ukuntu dusaba nabi? Twumva ko amakuba n'ibyago ari byo bikwiye kuza, amakuba n'ibyago ari byo bikwiye kubaho, ariko tugasaba amakuba twirengagije ko natwe twaba tuyarimo. Mureka dusenge, Imana nidutabare. Hari amasengesho twasenga ibisambo bigacika cyangwa bikagabanuka. Hari amasengesho twasenga ubusinzi bukagabanuka. Hari amasengesho twasenga ubu abana bo mu mihanda bakava mu mihanda. Hari ibintu twakora hakagira ibintu byinshi bihinduka, bihinduwe natwe abakirisitu. Ahubwo natwe nta gahunda tugira. Aho abakristo musige mugikuzimu gushaka y'amafaranga, Imana size izabemerera ko muyarya? Ariko shawe wati Imana ukagikuzimu ukajya kwaka Satani amafaranga, Imana ikaguha agahenge ko kuyajya wishimye? Ntago bizagukundira. Mwize kujya mu bapfumu ngo mujye mucuruza hanyuma munyanyagiza uduti imbere y'amaduka yanyu muri abarokore, mwibagirwa ko amasengesho ahamagara abakiriya. Imana izagitesha agaciro ibyo mukora. Imana iturengere, Imana idutabare. Kuki Imana turi kuyishyira inyuma nk'ikote, twayishyize imbere nk'isengeri? Imana ntigicunga umutekano twawuhariye polisi gusa. Ariko burya n'Imana irawucunga ahantu polisi itareba, Imana igirebayo. Uzi ukuntu Imana igiturinda, ikaturinda polisi itabirabutswe. Polisi sirerekwa. Niyo bakoresheje iperereza ryabo rigira aho rigarukira. Ubu se polisi yabiza abantu bashaka kunyica? Ntago ibazi. Ariko Imana ya Isiraheli irabazi. Imana ihabwe icyubahiro. Ni nayo mpamvu imbwira iti kubita yitatu dore baje. Amina. Kambwira iti bazayarya ariko ntawe uzagukoraho. Reka mbabwire, bazajya bayantangira, abicanyi bayarye, bongere bayarye, mama Charlene abe muryerye. Ahubwo kugira ngo Imana imbure burya we wabura, maze nkushyira ukaba ari wowe ujyayo, hazagusangayo kandi ntisinzaturana nawe. Dusenga twibuka Imana. Nitubona hari ibitagenda mu itorero tubibwira Imana. Abantu mwigize ingunge ngo ntago tuzasubira mu rusengero, ubonye uhima. Nimba hari umuntu utazabura isoko ngo ahomba afunge, bamwita Uwiteka. Inzu y'Imana ntizabura abayijyamo, muzayivamo abandi bayize, mubonye wo mwivumburaho. Kurwanya Imana. Nkuba abantu bose barivumbuye ngo itorero ryarapfuye, ngo itorero, kandi itorero ntiripfa rirapfusha. Ubu simbere itorero ryahuriye n'ibigeragezo ugira ngo abantu bavuyemo barashira, abamwe barabatizwa abandi bakagwa. Burya iyo uguye wakubwira baba babyutse, ni wowe uri kwihima. Nimuze dufate Uwiteka tumuhe igihugu cyacu, dusengere abagituye, tubasabire neza, tuvuge ngo inama izakorwa kuri iyi tariki, haleluya, uzabe wicaranye nabo, izicarane nabo, ibungura ubwenge, ibungura ubuhanga bwo kutuyobora, ibagira inama mu kuri kose ko kubagira inama. Yego, ni haba inama y'umutekano, dusenga Imana, tuyibwire ngo Mana, muri iriya nama y'umutekano bungura ubwenge kandi ubungura ubuhanga, ubungure no kumenya, ubahe n'ibikoresho. Ibikoresho nihatera n'iy'uburezi, Imana ihabwa icyubahiro. Twohereza imbaraga z'amasengesho muri iya nama y'uburezi. Imana hazavugirwemo ibizagirira umumaro abana bacu, hagire n'ibitworohereza.
ariko muzaba baterera iyo mwirirwe mumiragura ibiryo mu gitondo na nimugoroba mushyire mu nda zanyu ejo akagana amakuba nibiza ejo niduhura na mbutiyaje ekada muze tube maso tubere amaso igihugu tubere maso itorero mu buryo bwacu ntago nkubwiye ngo ube mudugudu ntago uzaba gitifu ntuzaba polisi ntuzaba umusirikare ariko nawe ugira uburyo ki ubera amaso itorero ndetse n'igihugu n'abantu muri rusange ku cyigisho cyitwa umusirikare nababwiye ukuntu umusirikare ataberaho inyungu z'umuryango we gusa ahubwo aberaho inyungu za rusange umukirisitu abereho inyungu za rusange abakijijwe n'abadakijijwe tugiye gusenga ngo Imana niduha ubwenge bwo kuba mu isi. Mana ya Isaka na Yakobo, Mana y'ubutware n'ubushobozi, Mana y'imbaraga n'imbabazi, Imana y'icyubahiro, Imana y'urukundo, Imana y'ukuri, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana itari intambira kibi, Imana y'imirimo, Imana y'ibikorwa, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, Imana y'imbaraga, Imana y'ibyiringiro. Haleluya, habwa icyubahiro papa. Ndagushimye kubw'impuguro nziza uduhaye, utwigishije kugirira umumaro itorero n'igihugu, kandi utwigishije gusengera abami n'abatware kugira ngo tubone amahoro mu gihugu waduhayeho gakondo. Utwigishije kumenya ibyo tubwira umwami n'ibyo tubwira umwami Imana, kandi utwigishije kumenya ko tugomba kumenya ko hari agaciro ufite mu isi. Ndasengera abantu bose badukurikiranye kugira ngo buri wese yibuke inshingano ye, kandi kugira ngo tumenye ko abakristo bafite umumaro mu gihugu no mu itorero, ariko umumaro wacu Mana uduhe kuwumara, kugira ngo ubwo uzaba uje guhemba abagize umumaro tuzabemo, hanyuma tube itabaza imbere y'abantu badakijijwe, hanyuma igihugu n'itorero byunguke ku bw'abakristo. Abantu bose mbasabiye ubwenge, kandi mbasabiye kubana n'Imana mu kuri kose, mbasabiye ubuhanga n'ubumenyi. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe gukomeza kumenya no gusobanukirwa, ibahe ubwenge n'ubuhanga. Hanyuma Imana y'amahoro ibahe umugisha, mukomeze mukore subscribe abatarayikora, mukore share, kandi mukomeze mutugire inama. Mwandika aho hepfo kuri comment. Nimero zanjye za telefone ziri ku kiganiro n'iza WhatsApp. Imana y'amahoro nibahe umugisha.